Numvishije inkuru ivuga ngo hari amarushanwa yitwa Youth Connect, nabyumviye kuri radiyo. Ubwo rero amarushanwa nyajyamo nk'abandi bose ku murenge, ku karere, ndatsinda kuwa mbere mu mujyi wa Kigali. Maze kuwa mbere mu mujyi wa Kigali ndavuga sinzacika intege, ngomba gukomeza no ku rwego rw'igihugu. Ndakomeza ndahatana n'ibihumbi 2,000 by'urubyiruko bose biteje imbere. Kubera rero murabizi ko igihugu cyacu na ruswa na karengane ibintu byose binyura mu buryo. Byanyuze mu buryo rero mu wa kabiri sindira miliyoni 21. Bitesheje rero na gahunda n'umuryango mwiza wa RPF, murabyumva ko ubu ngubu ibintu biri guca. Ubu ngubu mfite abakozi 5 bahoraho, mfite abanyeshuri 9 bigisha gukora isabune na
bayobowe na perezida w'inama njyanama y'umurenge wa Kicukiro Karayiga yabaragaba. Nitwa Niyonkuru Emmanuel ndikumwe na mugenzi wanjye Mugabo Lydia. Twe tugiye kuyobora ino gahunda nkuko mwatugira icyizere. Tumaze kwakira indirimbo y'umuryango, tugiye kwakira ijambo rya nyakubahwa chairman wacu Aticu. Turaza kugana muri morale, turaza gusoza n'umushyitsi ku rwego rw'akarere, dusoza n'indirimbo y'umuryango nyuma y'umushyitsi mukuru. Lydia rero abana b'Abanyarwanda impamvu ziteka futa yahozeho ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera, ariko ntibabimenya iyo yahozeho ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera. ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera. Urubyiruko rwakoranye abanyamaguru mutanga impundu heza sha hejuru twese, ariko ntibabimenya, iyo
iyo baza kubimenya byari kuborohera abamama bakomeje abasigaye inyuma nabo bakwambariye impumbya efuperi yahozeho ariko ntibabimenya iyo baza kubimenya tugiye gusimbuka tugiye gusimbuka rimwe kabiri gatatu bagiye efuperi yahozeho ariko ntibabimenya simbuka simbuka senderi yaje kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo yahozeho ariko ntibabimenya iyo baza kubimenya byari kuborohera ariko ntibabimenye ariko ntibabimenye ariko ntibabimenye ariko ntibabimenye ariko ntibabimenye zamura amajwi ashikase urunyugu rutubyumve ibyo binyugu rutubyumve ariko ntibabimenye urunyugu ruri hejuru ariko ntibabimenye ariko ntibabimenye rimwe kabiri gatatu simbuka yahozeho ariko ntibabimenya iyo baza kubimenya byari kuborohera kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Indirimbo ngiye gushyiramo ni iy'urubyiruko, abamama mugume muhagaze, iravuga ngo ibyo Kagame yagejeje ku banyarwanda ntawabisenya ureba, sibyo samura nzabivuga muzana guhaye DJ Panda, ariko sound ntabwo ndi kuyumva hano. Hindikiza speaker zimwe zirebe hano, amadamwe kabiri hejuru hindikiza speaker zirebe hano. Turashaka no muri tete nawe wongera bagera imbere, amadara toya hejuru muri tete bagera imbere kibabane, abo muri tete bagera imbere iyo kuko kumuro Kagame atugesheje n'abisenya neza we yewe n'abisenya neza we hejuru ibirona zabivuga iyo kuko ibyo Kagame atugesheje n'abisenya neza yewe n'abisenya neza
kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yo gukorera umuryango. Ni indirimbo za kera agiye kwakira mutigeze abura, nta mpamvu, nta mpamvu. Amadarapo bijyanye n'ubuta rimwe kabiri rimwe kabiri. Iburasirazuba, Iburengerazuba, uba mu mujyi wa Kigali, ni Paul Kagame tuzamuka inyuma. Bafashe igihugu n'abahakanye tugakora ku buryo no mu mahanga basabira ibigo mu iterambere ry'urubyiruko duhoze umutima mu gitereko umutima n'ubwonko ku gihugu cyacu nibwo buzima bwacu ibyo byari bikomeye wowe bikuye mu buryo bayoboye njyewe singiye kubeshya ni wowe ndeberaho nawe dusaniye abatutsi umusaza uribuka ko wakinira isari niwe nditereye amajyepfo amajyaruguru Iburasirazuba, Iburengerazuba, uba mu mujyi wa Kigali, ni Paul Kagame tuzamuka inyuma. Turi kwagura amasoko hirya no hino barabizi umusaza ari ku isonga.
gukosora ushaka gukira asabwa gutegura umugani wa papa mukuru w'intore ya nyayo yishakira